Abana dusome igitabo bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abana ndabasuhuje cyane. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza, bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya 3 kagenewe gusomwa n'abana bimenyereza gusoma biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Kitwa Nkunda inama. Aka gatabo karimo umuvugo umwe mu yahize iyindi mu marushanwa ya andika RWANDA ya 2019. Uyu muvugo wanditswe na BENIMANA (DOMINIQUE) yanditse uyu muvugo afite imyaka 15 yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Nzajya nsoma ningera hagati mbabaza ibibazo numve ko ibyo turimo gusoma urimo kubisobanukirwa neza. Kandi nindangiza gusoma muramfasha dusomere hamwe. Ndagushimye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera gusomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Nkunda inama. Nkunda inama zimpe kenshi. Nkunda inama zitwa nziza, zimwe zijyana n'imico myiza. Nkunda inama zinyigisha, nzumva bwangu ngashisha numva, kuko zimpesha umugisha iteka. Umwana mwiza akunda inama, byarushaho agakunda Imana, ikamusanga aho ari hose. Ngaho subiza. Inama zimpesha iki? Twasomye ngo kuko zimpesha umugisha iteka. Noneho dukomeze dusome. Ahora atuje atavuga byinshi, abera abandi urugero rwiza. Umubonye ati yarezwe neza. Inama nziza ziyobora umwana zikamutoza kugira ubwenge, agahora yitwa kazi ubwenge. Erega buriya iyi suku igira isoko, si y'ibirenge nobwa iteka, si y'umubiri ndimo mbabwira. None reka nkubaze, inama nziza zitoza iki? Twasomye ngo inama nziza ziyobora umwana zikamutoza kugira ubwenge. Nanone dukomeze dusome. Ndavuga inama z'ubuzima bw'ejo, inama zivuga ubuzima bwiza, ngo tube bazima ingingo zose. Mubyeyi nawe murezi wanjye, rungano nawe mukuru wanjye, nkeneye inama zanyu mwese. Inama nziza nzikesha mwebwe, nkanazigira abantu bose, mbabuza gukora ibyangwa hose. None reka nkubaze, hakenewe inama ziva kuri bande? Twasomye ngo mubyeyi nawe murezi wanjye, rungano nawe mukuru wanjye, nkeneye inama zanyu mwese. Reka dukomeze dusome. Udakunda inama yaba uwande, utagirwa inama yaba hehe? Nk'ini wacu yaharangwa. Oya ntahakwiye nimukumire, cyangwa nsange muhe kuzanjye, zimwe mbakesha kuva nkivuka. Ndashima cyane abampuguye, mbakesha uwo ndi n'ubu ngubu, batuye Imana itanga byose. Ngaho usubize. Udakunda inama yakorerwa iki?
twabonye ko wamukumira cyangwa akagusanga ukamuha inama zawe. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara, kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Nkunda inama. Nkunda inama zimpe kenshi, nkunda inama zitwa nziza, zimwe zijyana n'imico myiza. Nkunda inama zinyigisha, nzumva bwangu ngashisha numva, kuko zimpesha umugisha iteka. Umwana mwiza akunda inama, byarushaho agakunda Imana, ikamusanga aho ari hose. Ahora atuje atavuga byinshi, abera abandi urugero rwiza, umubonye ati yarezwe neza. Inama nziza ziyobora umwana, zikamutoza kugira ubwenge, agahora yitwa akazi ubwenge. Erega buriya isuku igira isoko, si y'ibirenge noga iteka, si iy'umubiri ndimo mbabwira. Ndavuga inama z'ubuzima bw'ejo, inama zivuga ubuzima bwiza, ngo tube bazima ingingo zose. Mubyeyi nawe murezi wanjye, rungano nawe mukuru wanjye, nkeneye inama zanyu mwese. Inama nziza nzikesha mwebwe, nkanazigira abantu bose mbabuza gukora ibyangwa hose. Udakunda inama yaba uwandi, utagirwa inama yaba hehe, nk'ini wacu yaharangwa. Oya ntahakwiye nimukumire, cyangwa nsange muhe kuzanjye, zimwe mbakesha kuva nkivuka. Ndashima cyane abampuguye, mbakesha uwondi n'ubu ngubu, mbatuye Imana itanga byose. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Waba warigeze kugira mugenzi wawe inama? Bwira uwo mubana uko wabikoze. Wakoze cyane gusoma gatabo, kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza,